YouTube channel. It's your girl Chris Rosa, and today nyuma y'ibyifuzo byanyu byinshi cyane nabashije kuzana monsieur ici avec nous muri ya video nabemereye ku uyu mwaka watangira mbugane ifuko dukora video. We had to do a video of our 3-year anniversary. Iyi video mugomba kwireba ntabwo muzi ukuntu nahagiye kugira ngo umuntu muzane. Anyway, bienvenue. Ndaza kumwicira ibintu byinshi cyane no mugomba kureba iyi video. Anyway, nyuma y'imyaka 3 babe. Après 3 ans en couple. Ça va? Ça va, tu gères encore, tu... Un peu dur, mais ça va. Un peu dur, comment? Non, il faut que je le sache. Steve Harvey. Ça fait 3 ans ou je sais pas 5 ans que tu es dans cette relation. Est-ce que tu te vois encore rester 3 ans encore dans cette relation? Est-ce que tu te vois encore rester? Mais c'est moi qui dois rester. Oui. Moi, ça me dérange pas. Ça va, ça va. Même plus. Moi aussi, pareil. Bref, sans tarder, without further ado, let's start the questions. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? On vient juste de répondre. Ça fait 3 ans. It's been 3 years that we're together. Où est-ce qu'on s'est rencontrés? Ouais. Mais où est-ce qu'on s'est rencontrés? Mais ouais. Yes, we met in Belgium, guys. We met in Belgium. I will leave the video, the boyfriend tag here somewhere. You can go ahead and check it out. There is more about us meeting and everything. Je suis allé la chercher. Ah, t'es venu me chercher? Ouais. C'était par accident. Alors, non, arrête de dire que tu es venu me chercher. C'est quoi le moment inoubliable qu'on a eu dans les 3 ans? Ntaciye kure ibihe byose tubiva byandika amateka mu gihe cyabyo. Akenshi na kenshi ubana n'umuntu mukundana no gushwana, akenshi na kenshi byandika iteka. Izo moma zose ziba zigomba kuba ziri parfait, n'imiserero yanyu ikaba iri parfait. Ngo iteka iyo umuntu wa muntu atagihari ntabwo ari byo duteganya, ariko isi ntabwo idukundira. Izo moma nazo iyo uri kwibuka umuntu ukumbuye nazo ziraza. Cya gihe mwashwanaga ukabona kwa kundi ugifata isukari ukayintera cyangwa se ibyo byose urabyibuka ukavuga uti putain, j'ai même personne yo kunjugunya isukari. Rero ndibaza moment iyo ari yo yose twagiye tuviva iri inoubliable cyane ko rimwe na rimwe nk'iyo udahari cyangwa se ntahari ngiye nkunda kwibuka ibyo byose kandi bikamara. I think that every moment that we had, good or bad, led to today, and today is beautiful. J'aime tout le temps qu'on passe ensemble, mais le temps que j'aimais le plus, même si c'était un petit week-end, les vacances qu'on a pris et qu'on était tous ensemble, moi j'aimais être avec toi, la personne que j'aime, et être avec ma famille et tout ça, c'était le meilleur moment. Je sais, c'était pas la première fois. Nuko ibingibi twari twabipanze ari ukubera ko twashatse guhura abantu bakundana, abantu muri famille. So I loved having everybody that I loved together in one place. Des bons moments qu'on passe entre nous deux. Ça, je peux même pas comparer, savoir Inyo et Ambeni et Nyoko. Quand même, on passe des bons moments ensemble. Et you ukunda umuntu reka nkubwire ahantu umenyera ko wakunze babe. Iyo ubana ese kubiseka wambaye serious. Iyo uri ubana n'umuntu ukumva n'ibyawe byose, nubwo mfite abantu b'inshuti nyangana nawe, ariko hari n'igihe unabibagirwa ukumva uwo muntu ni byose byawe. Ntabwo njye bikubaho. Niyo bwite yo gukunda ubundi. Umuntu mukundana ni umugabo cyangwa se n'umukobwa wawe. Icyo ni icyambere. Ikindi ni inshuti yawe isanzwe. Ikaba inshuti yawe iri proche magara. Ikaba nanone un membre de ta famille. Aba yokwipye place nyinshi cyane ku buryo nimba ugomba kurira abagomba kubimenya, nimba ugomba guseka abagomba kubimenya, nimba ufite
zamamazi intime z'ubugoryi umuntu wese nzi neza agira ntabwo ziba zikiri privé rero nimba ubana n'umukopa cyangwa se n'umukopine ukabona umaze imyaka 3 utamwumva sura n'urugero pose-toi la question uti merde urumva nimba akiminyamenya kwiyomoma nuko hari ukundi kuntu agufata ushaka kuvuga ko nimba mutarasura mwembi donc mutaraba ouvert umuntu la personne ari kwirasha ubwo n'urugero rwa mama iri embarrassant mais il faut ko byose muba mwarabituye hasi nimba ari umuntu muzasazana il faut kumenya gusura quand même izo mama zose zigomba kuba tu vois ce que je veux dire ni igihe ntabwo umuntu agera igihe ngo avuge ngo ça vient ngo il va penser quoi? Il a rien à penser. Nimba bije bigomba kuzana umugabo wawe cyangwa se n'umugore wawe cyangwa se siki. C'est une personne que vous partagez tout. Agomba no kumenya ko no gusura bibaho. Nawe gusura umuntu. Tu vois ce que je veux dire? OK. Ibibazo biracyari byinshi reka tureke gutinda aho ngaho. Qu'est-ce qu'on aime faire ensemble? What do we love to do together? Moi je dirais juste passer le temps ensemble. Ibyo dukunda gukora ko biba ibyo twagagombye gukunda ntabwo ari byo dukora kubera kenshi na kenshi ubuzima ntabwo butworoheye nubwo dukundana ariko tubaho kandi kugira ngo tubeho ntabwo ari urukundo rudutunze ahubwo turakora rero iyo bisaba kujya gukora wenda tuvuge nkora mu gitondo cya kare mu gihe nakagombye kuba mpari nyine très tôt le matin avec toi tukasangira petit déj ntabwo ariko bigenda moma nyinshi tubasha guprofita le soir mu gihe wabutashye turi mu rugo le soir kugira ngo duprofite izo moma tugerageza kwiyahanja tukabihuza ikindi gihe cyane ko n'iminsi ya hopo yacu itari imwe c'est le bordel donc twakagombye kuba dukora byinshi sauf que on n'a pas le temps. Time is the enemy of love. Actually, we love spending time together. That's the first thing that we love to do. But you know, everything that you want to do, you can't just have it served on a plate when you have to work and when your schedules are, you know, like up and down and whatever mix. Le dimanche, on essaie vraiment de faire le max. Le dimanche, tous les deux, mais je travaille aussi l'avant-midi. Tu travailles l'avant-midi et tu te reposes l'après-midi et lundi, ta journée de repos. Mais toi, tu repars. Moi, je repars. Anyway, quand iyo tubashije kubona igihe ensemble, ça c'est déjà pas mal. Icyo tubonye turagiprofita. Igihe cyose tubonye turagiprofita. Ariko amazi mukanya umaze kuvuga ko turi umwe no? Oui, je sais, mais le problème c'est que ubwo ngubwo ntakinyweye 1 litre, 2 litres. Oh, Jesus Christ! Non mais c'est ça! Ufite amazi yawe, ntabwo dufite amacupa angana. Subizaho inyoye. Jesus! Il faut kumenya uwo mubano wariwe kameme ako kantu. Bon, next. Oui, kabaho, il faut le dire. Kuba ndi umuntu uri précis nuko umuntu abantu bose bagombye kuba précis mu buzima. Ntabwo abantu bose bafite izo qualité zawe mon cher ami. Cyangwa se zikaba wenda ari na défaut ariko défaut nziza. Bref, nakwishyura amazi yawe. Comment on gère nos conflits? First of all, we do fight. We fight people. Ntabwo turi abatagatifu. Abajya bavuga mu Kinyarwanda ngo ntazida. Aha. Rero ntimukabona n'amakouple yose mubona nge mbaye mbagiriye ibanga kuri social media hose. Nubwo twerekana buri gihe le positif. Abantu c'est normal ko bagira des conflits. It's normal that people fight. Okay, ngaho tubwire ukuntu dukemura les conflits. Conflit ntabwo zose ziba ziri negative. Sinzi impamvu mukata. Reka nkwereke ukuntu abantu bivuga zarangiye. Mu gihe ziri kuba. Nyine impamvu ziba urayaje nka conflit kuko ziba ari conflit. Byanga byakunda uko warezwe nuko narezwe biratandukanye. Tu vois? Hari imirerere ufite ngewe ntagize chance zo kugira cyangwa se iyo nagize wowe utagize chance zo kugira. Noneho byongeye uri umukobwa nka umuhondo deja. Est-ce que kubyumva? No sinzi impamvu rero umva ko conflit zitabaho. Nyine numva ko zabaho nukuri kuzihakana ukazigira ko. Reka nkwereke rero uburyo uri positif bw'izo conflit. Uburyo uri positif bw'izo conflit akenshi na kenshi iyo zibaye bitumenya umuntu. Ouais.
donc ukavuga ngo nimba ngomba kwirinda icyo wanga cyangwa se nkakurinda icyo nanga byanga byakunda nuko tugipfa. Oui, mais mon cher, mon amour, hein? Non mais la raison pour les coucher courant y'ikibazo ariko byanga byakunda nyiri gukosa. Je pense que c'est ici comme ailleurs, iyo umuntu akosheje arabyashima, sibyo ko toi t'as du mal yo kwasima. Mvuge. Je sais pas. Donc s'il faut le dire, nimba ari umuntu wakosheje byanga byakunda niwe wasima akavuga ati ça j'assume et je demande pardon. Ok. Merci pour ta réponse. Sauf que iyo nyine wowe kuko t'as yo kwasima ko wakosheje, moi ndabikumvisha. Tu vas regretter les nouveaux. On va reka mubwire babe. Urakoze ko uvuze ngo turatandukanye. Deja wowe ntujya umenya iyo wakosheje. Kandi iyo wakosheje wowe ureka kandi iyo wakosheje urumva njyewe ikintu cya mbere mbanza gukora urumva yari ibintu mbashije kwihangana ntabwo ati wenda nubwo ambwiye ibintu ntashaka kumva ariko afite raison cyangwa harimo ukuri ngerageza kumviye uko kuri nkabidijera nkasubira nkatuza ariko iyo ari nk'ibintu byamblesheje cyane urumva mbikubwira en douceur buri gihe ariko wowe nyine kubera ko niyo mpamvu nakubwiye ntihandi natagira avuga ngo ntabwo twarezwe kimwe uri kubyumva kandi akenshi na kenshi je pense que na sexe ijouamo uti gute umukobwa ntabwo ari brutal nk'umuhungu rero oui bari brutal nagize amahirwe sinababona rero kwa kundi nyine ubinyumvisha nkabyumva je pense ko ahubwo nanabyumva mieux kurusha uko ngewe mbikumvisha nyine brutal niyo mpamvu mbikubwira akenshi na kenshi ari wakosheje nkabikubwira bitinda gukemuka kuko nyine utazi gukemura ibibazo niyo mpamvu urakoze cyane umvugiye ibintu nagiye kuvuga ni ngewe uri en charge yo gukemura ibibazo muri inzu iyo ngewe no arabivuze we yegerageje kumbwira n'ikibazo bituna nabi iyo ngewe atari njye uvuze ati ok je prends charge yaba ari we wakosheje yaba ari njye wakosheje buri gihe ni ngewe uzamo nkabituzisha niko bimeze sinon ça peut pas se calmer tu sais bien. nta nubwo numva n'ikibazo cyo kuba ari wowe wabikemura ubundi umugore arabaze ngo yitwa umutima w'urugo donc tout se passe dans le cœur. Iyo couple idafite conflit ko hari ikibazo donc harimo ubufoki bwinshi ni nka kwa kundi nimba umugabo atitaye ku byo umugore akora ankashe cyangwa se umugore atitaye ku byo umugabo akora ankashe nuko iyo relationship atari base kuri wo en gros elle s'en fout cyangwa se ntacyo bimubwira ibyo uri gukora rero niyo mpamvu uno munsi nimba ubonye umugore wawe ari gukora ikintu kidasobanutse ukora attention ejo ukamubwira uti cyangwa se ejo bundi ukamubwira uti par contre hier je t'ai vu pendant une heure au téléphone t'étais avec qui oza ukabivuga ariko wa muntu qui s'en fout ntabikubaze nuko evita ko nawe uzamubaza la même question plus tard. Donc icyo gihe rero icyo kintu ifo kucyafronta ukabwira umukopine cyangwa se umugore cyangwa se c'était qui uri gucata trop c'est quoi voilà niko relationship nge numva umuntu ugufitiye agaciro deja wumva utekereza igihe uzaba utamufite uko wabaho rero iyo utekereje cyane agaciro ke igihe uzaba utamufite uko wabaho bigutera ubwoba cyane ku buryo umurinda nyine byamubleza cyangwa se byamugutwara avant. In general, fighting in a relationship is not bad, it's also good. That way you guys know what the boundaries and all that stuff. Je trouve aussi que c'est important après de rigoler après, de rigoler des trucs parce que faut pas toujours prendre des trucs trop sérieux et savoir aussi que... Savoir aussi quoi? Ese warugeze ndikukumva nguteze amatwi. Et savoir aussi que babe nyuma y'imyaka 3 il faut que tu saches ninakubabaza urumva ntabwo ndi umwanzi wawe rero il faut kumenya impamvu
kandi ukamenya ko ntabwo umuntu muri gushwana ari igihe aba gushakira ikintu cyiza nunambabaza kuko bibaho ntubwire ko urabasize muri nyine apana nko kuguca inyuma hari ukubabaza umuntu aba yagambiriye ntabwo njya ngambira nyine ariko hari abandi babikora biturutse muri tension cyangwa se vengeance bitewe na kwa kuri nakubwiye malentendu uko ubona umuntu kuko tu oses pas me parler quand je fais des choses bizarres noneho ukumva ko nawe ushobora kuderapa. Oui, mais moi je parlais de sur moi, pas kuvuga mu kiganiro ariko iyo hajemo nk'abandi ari nk'umuntu mumaze igihe wenda je sais pas numva hari mbona hari umuntu uri kuza ntazi muri telefone yawe, bien sûr je vais me poser des questions ntabwo nzaripfana mais ari nk'akantu wambwiye nk'igihe ukosora umuntu cyangwa ukamubwira ukuri kubabaza ariko ukavuga ati ariko ni ukuri quand même. rero icyo ndi kuvuga ko j'arrive à gérer mais ntabwo nabona je sais pas ibintu biri kundanja n'abantu bo muri extérieur ngo mbipfane non. Anyway, next question tureke gutinda. Quels sont nos projets à venir? urugero nakuko watangiye relationship, est-ce que urayibonera future? Futur, c'est qu'on a l'imana. Dans le monde idéal, je pense que naho twahereye nuko twatangiye atari ko bikimeze twatangiye uri iwanyu ndi iwanjye nyuma tuza guhura turabana peut-être demain tu vois on verra avec le temps mais le soin nuko twagumana burundu tout simplement ntabwo ari juste kuvuga ngo navuga ngo ndagendera kuri timing y'abantu cyangwa se ko abantu bo babyifuza cyangwa se ko ngewe mbyifuza ahubwo akenshi na kenshi nkora umutima uragena n'ubushobozi bukazamo. tukiri aho ngaho kuri iyo sujet ndabizi ko abantu benshi ari ibintu muba mutwifuriza byiza. Thank you for the blessings for everybody who ask when is the wedding, when is this. ariko ikintu cy'ingenzi nagira inama n'andi makuru, follow your own timing, mugendera kuri timing yanyu tant que hari communication kandi nanone mboneyeho sorry umwana barende kuzamura ijwi abantu urumva right abantu bajya gucira imanza amakuru urumva ugasanga ngo kuko wenda mutaciye imbere y'Imana cyangwa imbere y'inkiko ugasanga bari kukuvuga nk'ibyo nazi. umva, I'm taking my time to get to know this guy, he's taking his time to get to know me, we love each other and you know bahita batajya gufita amazina kuko juste mutarabijyana ngo mbere y'Imana. abantu bo bafite ukuntu bafata ibintu bahindura imyifatire. nimba ari umuco tuvuge umva dire ko ari umuco wacu muri Afrika kandi ntabwo tuhaniya kuko ni iwacu ntabwo rero nabo bafite ukuntu bo babagaho hari ukuntu iwabo ubundi iwacu mvuga ngo umukobwa ubana n'umuhungu mu buryo butazwi n'amategeko cyangwa se n'iki na kiliziya ntabwo babyumva. umuntu w'iwacu ategerezwa kumva waciye mu kiliziya kugira ngo cyangwa se kubona wambaye costume ariko n'empêche que iyo sujet iyo tuyigiyeho tukayigaho neza kuko ari bo bahera ku ibyo bintu relationship yabo ntabwo nizo zitaramba. ugasanga kuko batafashe igihe cyo kumenyana kugira ngo bigane agira avuga ati abona agaciro k'uwo muntu mu gihe runaka avuga ati bon tu sais quoi je vais prendre une décision uyu muntu niwe unkiye ahubwo aramubona akiri iwabo akigenda iwabo bamwe na bamwe batanamuzi n'ikibero cye cyangwa se iki au fur et à mesure yamugezi we ugasanga wenda tuvuge umukobwa afite cicatrice y'igikoko kwibere
n'urugero cyangwa ugasanga afite inenge y'igikoko utakekaga kuko wamubonaga yambaye cyangwa se ari wa muco donc t'es obligé yo kwasuma ibyo bintu ukaviva avec ariko umuco wa hano i Burayi icyo uvuze ni uko la personne tu vis avec ukamwakira uko ari ukabasha kumva nimba ushobora kumukunda vraiment pour de bon cyangwa se byaba bitari ngombwa ukamureka akagenda nta hantu byanditse nta mbaraga bisa nta divorce bisa kuko divorce ya hano ntabwo nzi nimba nahari ariko bimeze irahenda kandi iravuna aho kugira ngo ujye kubidivorce rero bicunge neza ubireme neza umushatse uzi neza ko umushatse hari igihe birangira nabi ariko nibura warakoze ayo ma etape ubundi uzi neza uti umuntu muzi mu hano umuhungu hano akundana n'umukobwa a 18 ans cyangwa se hari n'abari amour scolaire ya 16 ans muri primaire bakarinda basaza bakiri kumwe ugasanga umukobwa nta wundi muhungu azi ariko iwacu ara force kuko bisaba kugera mu ma 25 bakwepoza kugira ngo ubanze ugere mu ma 25 mu ma 21 ubanza guca à gauche à droite kandi babyita ngo ni umuco ariko ibintu byo bibera mu mabanga ibintu biri ankashe mu mukobwa we umukobwa we ubwe ubuzima bw'umuntu bufite amasukre menshi ababaho cyo ugasanga umukobwa nyine afite aba boyfriend bagera mu 8 noneho nta n'umuzwi ikiri pire nta n'umuzwi kuko nta muntu ugomba kumenyekana ifo kurangiza amashuri kandi noneho rero yagiraga babiri runaka na runaka amen donc igihe kikagera akareba wa wundi wenda uri stable cyangwa se ufite ubushobozi runaka akavuga ati uje niwe ngomba gufata yamara kumutwara rero qu'est-ce qui se passe après wa muhungu découvre wa mukobwa kuko bajya arize kuviva avec des choses cachées yaba arize kuviva avec des choses cachées ntabwo yidevoir kandi ugasanga mukundiye nimba amukundiye de mauvaise raison ugasanga aracyatendeka babandi bayikundira mu rukundo ariko mu rugo mariage yakurikiye amafaranga stabilité exactement no icyo gihe relationship yabo ntabwo irapfa ugasanga bari kwitwa ngo batandukanye bagize bati rero ikintu abantu biwacu bakagombye kumva kiri compliqué yo kumva ariko gisobanutse ni ukureka abakobwa bakabarira kuko hari ushaka gukunda umwana rwose afite 16 ans 17 ans 18 ans ashaka gukunda agashaka kwasuma abashaka kuba parfait akaba yazana umuhungu akamukwereka akamubwira ukabuzi neza ugendana nawo wari ukabuzi naho ubaririza uzi naho muri cyubaza hagize ikintu kitagenda donc icyo gihe iyo umukobwa akura yiga urukundo rwarirwo donc abazi urukundo sekwa niyo atarangizanya n'uwo bakundanaga 16 ans ariko ni wa wundi inyuma bamwigisha nuvango yiga inyuma iyo batandukanye baramutse bibaye malheureusement bimwe n'abahungu aribo tugomba kujyaho ko nyine iyo uwo mwana aramutse afashe iyo decision akavuga ati je viens avec toi umuhungu agomba nayo gufata iyo risk akavuga ati écoute ngomba gukora tu kugira ngo ibintu bigende neza ni muri yo sense rero babahungu babana iyo umwana w'umukobwa umufashe agifite 18 ans ukamwereka urukundo de vrai avive urukundo de vrai iyo umweretse urufoki adeye yiga kuviva urufoki akavuga ejo mu gitondo nyine ukabona ari kuviva ibintu biri kashe rero ndagomba kureka abana bagakundana bakabereka ivi iri kashe bakayisohora kuko niba batera ubwoba ntabwo ibintu biri kashe bazabisohora kandi il y aura toujours des secrets kandi des mauvaises quand bibera dans le noir quand bibera dans le noir c'est plus mauvais que c'est les diables quoi donc ni muri yo sens abantu batumva ukuntu iyo ukundana n'umuntu en fait c'est la meilleure chose ibyo byose byo kujya muri mairie byo kujya kwa padiri ni byiza ariko tout se passe dans le cœur avant umutima d'abord umvira umutima wawe mbere yo gufata iyo decision ukunda umuntu ku bwawe udafite ikindi kintu ugendeyeho cyangwa se udafite undi muntu ukubwiye ngo ukora ibi hanyuma icyo gihe numara kubikora ubikunze
personne ne t'empêchera d'y arriver. Nta muntu n'umwe uzakubuza kugera ku cyo wifuza kugeraho. Kandi urukundo iyo ruhari stabilité irashakwa n'ibindi kandi bigerwaho. Burya iyo umuntu ari stable mu mutwe, ufite umukunzi wawe ahari, ufite byose bihari, nta kindi kintu focusinga usibye gushaka ubuzima, kuko icyo cyo wagishize dukote. Hallelujah. Hari akabazo none k'amatsiko, ni irihe banga dukoresha pour rester ensemble? C'est quoi le secret qu'on utilise pour rester ensemble? Personally, the secret that we use to stay together, first of all, you have to know that this is what you want and fight for it. Urukundo ntabwo ari amusement. Nkuko twavuze kare hari les conflits, hari igihe mutumvikana ku kintu, ariko ifo ko haba ubwo bushake bw'uko mukomezanye. Uwo muntu ifo ko umukunda nkuko tumaze kwivuga, ifo ko uramwiga ukavuga ati uyu muntu ariko afite ikintu gitandukanye n'abandi, ndashaka ko aguma mu buzima bwanjye nanjye nkamuguma mu buzima bwe. Ndakeka ko icyo kintu iyo buri gihe utekereje, iyo mu ibihe bikomeye bigeze, dans les moments compliqués, dans les moments difficiles, il faut penser que cette personne, tu l'aimes et tu veux rester ensemble. Njyewe iryo niryo banga nkoresha. Iyo hari igihe ntazi ibiri kuba cyangwa se iki, njye bansi whatever happens, I don't care what you do or what I do, I know I want to stay with you, so I will make it work. Toi, c'est quoi ton secret? Non, je pense qu'ahubwo uretse n'ibyo ukamubwira ibyo ari cyo cyose kikujena. None ikindi, abantu b'iwacu nkiri umwana, abantu bo mu majyaruguru, ntimunseke. Njye namaze guseka sinzi n'ibyo. Hari ukuntu bitaga korora itungo. we ukagura nk'urukwavu, wahawe bakaguha amafaranga, wamara kubona amafaranga ukagura nk'urukwavu cyangwa se inkoko. Sasa rero ya nkoko ukuntu yiceta, kuko ubuzi ko izagukiza. No, je te jure. Nibuka ko twajya gushaka, hari ibyatsi bitaga isanzuruma, bref, ibintu nk'ibi byiza, ukabihereza agakwavu kawe, ukagahanagura, ukagafata neza, ukavuga uti c'est mon bébé. Tu vois ce que je veux dire? Rero je pense que hari ikintu abahungu bagomba kwiga, agaciro umukopine wawe cyangwa se umudamu wawe ni izahabu uba utunze neza cyangwa se uba ufite muri wowe. Rero iteka malgré niyo yaba yagize ikibazo, hari ikintu kitagenda, nyine uraguyaguye ukavuga uti demain ça ira mieux, tu vois, kuko uzi ko ufite umuntu w'agaciro, umuntu ushobora kugutekereza kate de la mer, umuntu ukubaha, tu vois. En quelque sorte ufite umuntu ubwira tout ce que tu veux, umuntu tu dois parler quand tu veux, et elle est obligée de te répondre. Ni muri yo sens rero abantu badafata ako kantu ngo bakishyiremo bumve ko umuntu ukunda cyangwa se umuntu ugukunda ni uw'agaciro, ntabwo babizi. Iyo hari akenshi babumenya ari trop tard. Iyo hari agahararo n'umuntu wundi mushya, chat zica ibintu n'iki byose reka sinakubwira. Par contre wa muntu we kaba ari agahararo kaba atariko, un moment yose umukeneye abahari. Donc c'est quelque chose de plus important wakagombye kugarda à chaque fois, ukamumenya igihe ufite ibihe byiza n'ibihe bibi, ukabuzi ko la personne est là, elle est pour toi sans rien d'autre. Ngo icyo gihe rero maze kubimenya n'ibanga rya mbere ubutsinze, hanyuma ubundi ukamugumana iteka. Ntabwo je dis pas ko utashobora kudevoir kugira ngo utekereze ukavuga uti merde m'saoule, tu vois, ibintu nk'ibyo ngibyo. Malgré ibyo ngibyo rero ni ya karite yindi twavuze iri kashe abantu baba batazi. Iyo dushwanye hari akantu nk'undi wawe kwa kundi bikurenga ugapetare. Icyo ngicyo rero bivuze ubu ngo iyo ndi kupetare blanc nyine ubu uri murabwa mekanta nyine justement ni kakado ufite kakarite. Ikintu nkunda kwibukira kuri mama nuko yankubitaga yaramubitaga byahatara akamubita kuko nzi ko nyine ariwe ni nkaho ariwe mubyeyi nagize. Papa nyine yabaga yibereye mu bindi yagiye, ariko uburyo mama yankubitaga je me rappelle d'elle, tu vois, ndavuga nti icyamumba akareba ukuntu nakuze akongera akankubita urushyi, tu vois. Umuntu mushwanye kabiri gatatu kandi bigakomeza nuko muba mukundana. Rero shwana n'umukunzi wawe umenye neza uwawe ugiye kwa mutima.
Ah, Jesus. Ikibazo cya nyuma cyo gufunga iyi video. The last question to conclude this video. What would you miss the most if we separate? Qu'est-ce qui te manquera le plus si jamais on se sépare? Warambajije iki kibazo? Nijoro? Ni wowe watumye ikinyongera? Nako mu kanya urimo urasinzira. Rero urumva ni wowe wagomba kugisubiza Justin. Nakigusubije menya utanabyumvise wahise usinzira. Wakibaje ndagusubiza ndakubwira ati nitubyuka ni wowe noneho ugisubiza rero utisubize. Iyo mama ntabwo izabaho deja. Merci. Iyo mama ntabwo izabaho ariko si jamais. Qu'est-ce qui te manquera par contre biramutse bibaye? Au cas où on se sépare. Ni bya bindi nyine navugaga bya bintu byinshi cyane mu buryo buri byinshi twitaga tubara nk'aho biri negative. Akenshi na kenshi nibyo bintu wibuka ukavuga uti iyaba bitarabaye cyane nanone ntanirengagije ko hari moma nyinshi cyane twagiye twasa ziri parfait nka ya mama nakubonye zabwa mbere se cyo ntatekerezaga izo zose nk'ukuntu nagusuye tanza akonti cyo kimana ngigeranye nayo donc ni ibintu biza byinshi cyane birahari tumaze kubaka amateka kandi tumaze kwiyubakira amateka. First of all, mbere yo kubaka amateka ifo kwiyubakira amateka. No me njyewe sinzi nimba byumvise ariko ruri gusinzira nakubwiye. Si jamais nanjye ce sera un cauchemar, mais on a une relation très spéciale. We have this really special relationship que j'ai rêvé d'avoir avec quelqu'un quand j'étais encore avant toi. Je rêvais vraiment d'avoir une relation qu'on a, la manière dont je suis moi-même autour de toi, la manière dont je suis à l'aise à côté de toi, la manière dont on s'aime, la manière dont on partage toutes sortes des moments qu'on a. Bref, je me sens chez moi à côté de toi, je me sens acceptée, je me sens à l'aise et bien sûr ntabwo ibintu byose hari nk'icyo gihe tutagira tuba twifuza hari amaplan menshi umuntu aba yifuza ariko bitaba ariko ni même dans la simple vie ni ubuzima bwaba ari juste kubyuka ukajya ku kazi ugataha vraiment nabyo enjoyinga avec toi kuko avec toi numva ça suffit. Mwakoze kuntumira ahangaha ariko uza souvent il faut venir. Guys, do you see what I'm dealing with? Bon. Bien sûr, c'est chez toi ici. Les gens t'aiment sur cette chaîne. Et tu le sais en plus, mais tu viens pas. Non. Ouais, ok. Bon. Tu les connais. On est ensemble. Mais j'ai promis, on va voir une solution pour que tu viennes souvent. Et on va chercher des titres que vous voulez qu'on parle, des sujets qu'on voulait qu'on parle. Laissez tout dans les commentaires, hein. Laissez tout dans les commentaires. In the comments, leave comments of what you guys want us to talk about. We will come back for sure and talk about everything that you guys want us to talk about. Thank you so much for watching this video. Merci beaucoup et merci à toi d'être là. À la prochaine. On vous aime beaucoup. Abonnez-vous pour voir plus. Bye guys. Take care. Bye.